Ijambo ry'umunsi, inzira nziza y'ubuzima. Soma Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 23 kugeza kwa 24. Ubuzima ni nk'inzira idacukuwe ifite impinduka zikomeye, kandi filozofi ishishikaje ikaba ishobora gutera none n'ibindi bibazo bikomeye bishobora gutuma rwose uhita uyoba burundu muri ako kanya. Dushobora rimwe na rimwe gukora urugendo hejuru y'ubutaka bukomeye, cyangwa se none ibibaya bitwikiriye. Dushobora kunyura mu nzira zoroshye, ariko kandi nanone dushobora no kunyura mu nzira zikomeye. Zirikana yuko inzira yonyine yo kumenya neza kugenda neza kandi kurimo kwerekeza ahantu heza ari ugukurikira uwakuyobora neza. Ese ninde wakuyobora neza warangiza ukagera aho ugiye amahoro? Imana niyo buyobozi butunganye bwuzuye serivisi zose ushobora kwifuza. Nta muntu n'umwe ushobora kugenda nabi arimo kugendera mu nzira Imana yamuhitiyemo. Tekereza yuko Imana yakuremye yabigambiriye, kandi uzirikane yuko itajya yifuza ko wayoba namba. Uwiteka yitegereza intambwe zawe uko yifuza kubona umugambi wawe usohozwa, kandi nanone umugambi we usohorerwa muri wowe. Soma Imigani igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Kubw'ibyo Imana isezeranya kugira inama abayikurikira. Soma Zaburi igice cya 25 umurongo wa 12. Iyi Imana ikuburiye yuko iyo nzira ibona ari nyabagendwa atari yo kugendamo, n'ukubera yuko ibona akaga kishi inyuma muri uwo muhanda. Hariho isaniro hagati yo kwirengagiza ubuyobozi bw'Imana ndetse no kugwa mu bibazo. Umuntu uhura n'ibibazo ni wa muntu ukurikira inzira ze yarangiza akibagirwa inzira z'Imana. Imana yashushanyije inzira imbere yawe, kandi iyi nzira ukaba usabwe kuyikurikiza. Izi neza inzitizi zose ushobora kuzahura nazo, ndetse ariko ikirenzeho ikaba yariyemeje kugendana nawe nk'umuyobozi n'umuhoza, kugira ngo utazahura n'impinduka z'ubuzima wenyine. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko uhamagariye gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.